Ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndabasuhuje cyane nkomeza kwifuza kugira ibihe byiza ndetse nawe utameze neza ukomeze mutwiko komeze kwihangana ariko nanone nshimira mwese mudukurikirana wakoze subscribe kuri channel yacu warakoze cyane fasha gutya ndetse nawe udukurikirana umunsi kundi wowe ukora comment kuganira byacu dukora umunsi kundi ugira abantu inama cyangwa se ibitekerezo byawe reka nkubwire ngo uba wagize neza ko hari benshi bifasha mu bitekerezo byawe ndetse n'inama yawe cyangwa se mu bufasha bumwe cyangwa ubundi uyu munsi ngira ngo hano ndi mumaze kuhamenya ndi mu muhanda umanuka ujya kwa wa murundi wacu ngira ngo mu teta we muramuzi musanzwe mumuzi afite n'umwana ariko niba ari izuba ryamwishe twavuye ku muhanda tuhagara no mu gacucu kuko haruguru hari izuba ryinshi ntago turinjira kwa murundi tugiye kubanza tuganire na teta kanya gatoya kugira ngo abanze dusobanurire aho duherukanye na teta duheruka ngo yarize murundi murabizwa nagiye kumusura nsanga nta kintu kiri mu nzu mutwerera akagaze rero uyu munsi teta arampamagara arambwira ati ngwino unjyane kwa murundi aho yimukiye si mazi hari impamvu ushaka kujyayo teta reka manze ngo yikaze umeze ute meze neza urakeye merci amakuru y'iminsi se sha amakuru ni meza gake ariko buriya nubwo ndi guseka ariko hari ibintu wakoze bitari byiza abantu bagaye benshi ndetse bumva yuko rimwe na rimwe kugira neza ari bibi urabizi ko wahemukiye murundi mu minsi yashize nubwo twakubuze ariko uyu munsi natangajwe no kumva umpamagaye nihe impamvu yatumye umpamagara ndetse ukambwira ngo kugeze kwa murundi ndagira ngo banze bimbwire mbere yuko twinjira tuganire gake nk'abantu bakuze wibye gute uri umujura ntabwo ndi umujura ariko nyine nanjye ibyo nakoze byari nta kirengera nari mfite bwari mu buryo bwo kwirengera none se gute bwo kwirengera ko murundi ari wakugaburiraga kutahahaga ikibazo cyari iki bebe ikibazo rero nari mfite shaka n'ibintu birebire nyine birasaba tubiganireho twitonze none uje kubwira murundi iki urumva umuntu kiriya gihe wahemukiye kuriya murundi agatakamba ndetse nyuma yaje gura n'ibindi bihe bitari byiza sinzi nimbara bimenye aka kanya urumva umugera imbere umubwira iki ko nyine urumva nagiye kwa murundi nsanga yarimutse n'ahantu naramusize nkomeza guperereza ahantu yaba yarimurikiye ndahabura nibwo nyine natiye telefone mbona ikiganiro duheruka gukorana nyine mfata agatelefone mbonaho nimero munsi ku kiganiro niko kuguhamagara nyine niko kuguhamagara kugira ngo ndebe ko urumva uri mumugera imbere umubwira iki umva sha biragoye ariko nyine ubwo ngomba kujya kumusaba imbabazi nicyo kintu kinjyanye nicyo kintu kikujyanye ariko aho ngaho ntago nakubwira ngo biragenda gutya cyangwa se ngo arabifata gutya gusa ikibazo nuko wenda ashobora kubifata nabi kubera ko ari njye kujyanye we sinamuhamagaye nawe si wamuhamagaye ikibazo nuko ashobora kubifata nabi byose birashoboka umwana kari kurira wigeze umunsi mba namwonyeje ariko kubera izuba atinya mu mugongo ari ngaho se komanga tube tugende nacyo ubanza unamwonsa ashaka kuba ari izuba ryinshi ryabaye ryinshi ubwo ibindi turabiganira tumaze kwinjira amaze kuduha karibu ubundi ubwo nyine ibindi n'ibyo uramusobanurira nyine mba ndamusobanura ariko nyine nawe ugomba kumfasha simbizi ndagerageza ngo n'abanza unicara umunsi ndumva umwana yanze Anyway, simbona kingwese. Na nikuru komanga. Sheri umeze Murugo. Ngize umwana mu sekunda kariye. Tutavugiye. Banzi duhudu gatoye izuba ryatwisha n'umwana ari kurira. Banzi dusuza. Sana nubwo wanavugiye. Ubona ko wakize umeze neza wow kiragurya. Ndikukubaza uyu nguyu muzanye wanje kugirira. Uyu ni teta ntabwo Nese ukuntu wanshimiye bivanye byagufashije ntago webonye. Banza wumve ariko banza umwumve. Bimarira iki binyungurije.
basi frustration kumeze neza genda ndabitashe Imana ishimwe kuko kumera neza kwanjye nawe uri mu ruhare none rero teta oya nta bintu byinshi mane oya ibintu byinshi akumva kuri teta naramufashije inyituro yanyituye ko namufashije narayibonye ese uri wambabara ukanyumva uretse gukingura njyewe tubanje kuganira hano inyuma y'inzu reka basi mu hagati yonse umwana wambabara ukanyumva ibintu by'ibibazo mane mukeneye imbere yawe nta bintu bintu n'abandi bantu nta bintu bizatuma mu misoro genda kwiyubaka nivuriye mu kazi kanjye ngo reka mbanze mbwira akanya gato dore hano ruguru arambwira ati ngende mfashe ngende kwa Murundi hari ikintu nshaka kumubwira nundi nta kintu nsigaranye mane mu nzu uje gutwara ibyo ese wanyumvishe aje kukwiba Nese ubwo mbe ntabwo namuzi ndi kumufasha ariko ngiye ambwiye impamvu ubundi kuki abantu mane akenshi usanga ubona ka kujyana neza ukamwitura inama ko ngiye ambwiye impamvu yazanye ibintu byanjye se mashini yanjye yayizanye niyo sobanura ibintu byanjye uramwumva ariko umuntu nuko ibintu byanjye wayizanye mate wayizanye biriho ibintu byanjye reka gusobanurira mana yanjye wanyumvishije reka gusobanurira basi reka umwana rindira hagati be yicara wowe mufitanye umwanya wowe mufitanye gahunda nasobanure mufitanye gahunda ngiye yabimbwiye ariko nese njye kandi nawe njye neza nta nari kugira mate ni wowe nshaka kuba ikintu nkoresha ibintu byanjye nta nari kugira mashini ntabwo bitwaye warishimye ntabwo nagufashe nemera ko neza ndi gufasha wowe ese wanyumvishije reka mbaye nawe mwicare muganire ibyanyu ubundi musohoke nawe asohoke ntabwo mukeneye ahangahe iwanyu niba ibyo wajyanye wonye bidahagije ngo uje gushaka ibindi bintu ntabwo ubwo yemeye ko twicara rwose nta bintu bimuza mu bibazo cyose by'imiserero gikeneye oya nta n'impamvu yo guserera ariko ibintu ni amahoro uwo muntu rero kumubona byonyine birambangamiye cyane bituma nibuka byinshi ariko ntabwo wabangamirwa n'umuntu mu nzira nta kibazo kugeza nta kibazo kidafite impamvu ibintu byose biba kubera impamvu Murundi nese ko waduhaye ibyicaro ukaba utari kuza kandi ari wowe utuzanye icara neza se ntanasigaze kwicara yarakuze abana bakura vuba noneho wowe utumubwira nese ubundi umukuye cyane kutuganiriza ese basi ibintu byanjye yabiguhaye wenda ugiye kuma surprise twavugana ugiye kuma surprise ibintu yanjye yabiguha biri hano ku muhanda ko umuntu turi kumwe ibintu byanjye wabizanye ubwara kwibwira umva watujije se nkakubwira uze se akinyituro amaye urumva ibyo byanshimisha undi kurara hasi nta nari guhindukira ese ibintu byanjye yabizanye ntabwo ndi kuganya ntabyo yatwaye se ntabwo atabitwaye nibwo nzo ndi kuganya wenda ibintu byanjye wabizanye Murundi abyemera ko nakwibye pe ariko basi mbere na mbere wambabariye Murugo utateganga aya ntacyo nabwo ni muvuga ni ese ko mbere wagiraga impuhwe byagenze gute ese ko ubuse wahora ugira impuhwe ukagira umuntu anagusahura ariko nyine aje kugira ngo mwiyunge kandi aje twiyunge se twiyunge kugira ngo ukorere ikintu umuntu nawe ukorere ikintu ubundi wamaze kumubabarira twiyunge kugira ngo ejo ubundi nabwo azantwara n'urukweto kari gunsigara ariko ntabwo uzi impamvu aje oya ibyo ngibyo gatubireke narabihebye narabimuhebeye yarabijyanye ko nagufashije nanjye nzafashwa n'abandi cese imana izamemba ibyo turaturetse ngabyo tubyore basi unyumve wumve ikinzanye hano oya teta ibyo turaturetse nta kintu ushaka kambwira nta kintu ushaka kimuzane wose nanjye nisanze ndi muzima ese nibyo naje hano teta ashaka amakuru atazi Murundi ntabwo nyazi bigeze kwivanga ariko nanjye nabyo nzi usibye kubibona ntamenye n'uwo ari we ntamenye n'umuntu waje akajya yicara ngo ngashaka amazi wakize byari njye kubwira ko nanjye ntazi ngo nari ndwaye bityo nanjye nabonye babinyereka mu video ninde se wari warakwangije dasi n'igikobwa mwana iki kigogi umukobwa w'igigogi ni umukobwa ari aho nyine twaganiraga kera wumve ngo 2015 nyiri Burundi nta mukobwa rusanga dukundana ko twariganaga njya kuva i Burundi nza mu Rwanda ngeze mu Rwanda ndakomeza ndibaka buke buke nibwo gutangira kubaka yanzo yanjye nkitangira kuyubaka umukobwa turaganira mbwira project mfite aravuga ati nta kibazo nagufasha kujya nshoboye umukobwa ama amafaranga 500 ndikundubaka ngeze mu indani mu cyumba noneho ayo mafaranga 500
birarangira nyene umukobwa arageraho niwe yabonye undi mugabo byanyize gute arambwira ati umva uri kure naye ndi kure ntago twabuza gukundana nta gahunda yindi turiko turapanga reka tubihagarike umuntu wese afata inzira ze ndavuga ati nta kibazo tuba turahebanye uko nguko burundu hashize imyaka 4 twarahebanye burundu ngo yabonye ngo interview nakoze ngo ndi gupfubura ngo wese agira ishari ngo wese ngandogesha kugira ngo twese ngo bose ngo bambure ikindi nacyo ngo ashaka ngo motive ngo n'amafaranga yenga ashaka ese ajya kwa mahigeze ambwira akazi kandi we yamani yigeze ambwira kangurije ni kwa kunini wavuga ati kadufashanye kugira ngo dushake iterambere aho umuntu wese umpari nke kira kiganiro arambwiye ngo murundi ngo yibyo umuntu magana nyine benshi niko babifashe ko ntago bari bazi kuri kwanjye ko je nanye ntago nari mfite imbaraga zo kwivugira ukanye ntago nari ndi muzima ngo nivugire nivyo yagiye gusobanurira bari abafuma kandi si byo siko byayimeze ko mbivuze niko biri oya ariko ubwo wakize nibyo bya mbere mashimye ya muganga se shaho ko nubundi aba yabigeze nambara nawe gusa ntari Imana ishimwe ndi bikomeze neza gusa uyu nguyu Mana ntago mushake wanjye Burundi turahemuka tugayemukirwa tugatanga imbabazi nta utababarirwa kandi biri ikintu cya mbere ujye wumva gusobanura bw'ikintu cyari cyose nimba umuntu afashe inzira akaza akambwira ati njya kunyereka kwa Murundi afite impamvu imuzanye nawe iyo abazi ko nyine bimuteye ikimwaro ntago yari gukandagira ha ngambe kumenya iwanje nabyo nyine nabantu bambwiye ati umukobwa kunuko munaziranye kandi ameze nabi ndagenda unaho nubundi aje Mana abantu nasanze turi abantu umuntu akugira umwana mwiza iminsi 3 umunsi wa kane gakuye mu kintu mutiza amatwi iminota 2 akubwira impamvu kugira se sobanurira icyamuzanye nibyo bintu uri kuvuga ngo yatwaye wenda wasanga akitwa oya nyibara kubona wenda kamashini kanje yakazanya yatwaye iradio nkabona wenda nicyo cyo kujya ibintu byose byanaze ko yatwaye ngatinga ibi nkabishira mu nzu tujye turavugana ibyo ashaka byose ko tuvugana ariko nago yakongera kwinjira mu nzu wanjye wanyumvishije se basi ese byo ashaka ko kitabwiye keza ngabimbwira ni ngombwa se ko ibyanjye nawe mbibwira keza Murundi ibintu biroroshye wewe wikomeza ibintu ntago ibintu ari intambara abantu babi cyane igendere mu nzu sigara ubwira keza ndaza kuzajya fasha tega amatwi nkubwire muho waramemukiye cyane naraguhemukiye ndabizi kandi no kubusaba byavuyemo n'imyaka yo guhita banyirukana mu nzu nabagamo niyo imyaka urizana ninde ese ukeneye genza ahora ndi mu bibazo nk'ibi ngibi kugeza ryari nkeneye kwiyubaka mani nako nkeneye amagambo yanyu cyese ibintu byanyu binoza mu miserero se kuki wahindutse Murundi mona yendogwa n'abantu umuntu uhinduka kengaho basi nyumva wumva ibyo ngiye kukubwira umuntu ashaka kumbwira iki tega amatwi nyine cyumva mbere na mbere Murunda gusaba imbabazi narahemutse pe ndakwinginze mbabarira none se kuki wabikoze umva keza nakubwiye yuko icyatumye nkora biriya bintu nta kirengera nanjye nari mfite nawe nenda gufite nawe wanyishuzaga nawe byatumye twara ibintu byo mu nzu kabandoze bango ni dine bamaye kandi yayama ibintu bimaze imyaka 4 nabwo nazi ikintu yakoresha umfashe n'amakuru afatira nawe se ibintu yakubwiye avuzabwiye ne madire nenda mufitiye byahisemo kanya sawure no mu nzu ariko ikintu cya mbere ubuzima njye nawe bwari butangiye kugenda gahoro ibintu byawe biri kwanga sare ko nako nagufashaga waramfashaga none ibindi ukoresha kumwe n'ibiki ngaho vuga ibyo ashaka kuvuga wundi ukomeze bitangiye kugorana nyine gira fast ukomeze kubangamira umva nabonaga ndi kukugora rwose ngiye nafashe umwanzuro wo kugenda subira ngo njye gushaka uriya kibazo no kubagiye namu ananje nicyo kibazo pe kandi nanjye ndabimusabira imbabazi wenda impamvu ndaza kwigeraho icyatumye ngenda gutyo mucucuye urumva icyambere nabonaga nta handi hantu ndi bubone ko kujya nta bikoresho nari mfite urabizi ese umwana nari kumujyana akajya arara hasi ese kugena kugufasha ko nagufashe ko wari urwaye kandi ufitanye amasezerano yuko n'igihe uzakira nzakomeza kugufasha jewe kubyumva ko wambaza ngo nari kumujyana akara hasi niyo mpamvu kugiye kugenda ntabwo ari kukubuza ntabwo yari kumbuza pe ariko urumva nubwo yatari kumbuza ntabwo yari kumpa ibikoresho ibikoresho by'iki byo mu nzu najyanye ibikoresho byo mu nzu nyine ndi kumubaza njya kumufasha amasezerano ko dufitanye ko nzakomeza kumufasha sinamufashije kubera ko yararwaye tubona ko azakira akamenya uburyo yaranje nawe ese kuki numva n'ibyo bintu by'ibikoresho nabyo rega Murundi umva mbabarira numva ikintu cya mbere urabizi imbere twigeze kugirana ubushuti nubwo bitari bizwi nyuma soshaza yarabihishe cyagihe ndavuga mu ngiro uya kuba twa nusa arashize igihe kingana gute turi arashize imyaka 2 none ariko se ntago byabayeho
twagiranye ubushuti birarangira nyuma ariko duza gukomeza nanone tugirana ubushuti bitazwi nta muntu ubizi. Izi ni ngombwa ko umuntu kuba tuziranye bimenyekana. Ngenda nashije ndambye se murundi ntago mukundana ntago nese twarakundana gase se abana n'umugabo bakundana abana n'umugabo twarukana nyuma y'umwaka kubona amaso ku yandi gusa niko kuntu dufitanye ko nongeye kumubona yararwaye twarukana nyuma y'umwaka. Oya muri wibeshya ariko twarakundanye birarekera aho ngaho ariko nyuma tukajya tugenda duhura. Nese ushatse kuvuga ikivuganye ibyo washatse kuvuga? Icyo nshatse kuvuga ni iki, naje kujya Gisenyi njya mu kazi nibwo naje guhura n'uriya mugabo kumva nyuma yaho nza kujya numva nameze neza. Nyuma yaho naje kumva nameze neza njya kwa muganga. Ngeze kwa muganga nsanga ndatwite. Mu gutwita nsanga mfite inda y'amezi 3 kandi uwo mugabo twe tumaranye ukwezi kumwe. Rero na wundi mugabo nane rigeze mura nawe uretse mu rundi bisoni ayinya rero Murugo ndakwingenze mbabarira. Nese ukuvuga ko wari utwite naguhisha amabanga menshi kuko nari mbizi ko nimubwiza ukuri. Bisobanuye ko ubwo iyo nda ni ya murundi ikintu birumvikana ko yabana n'umugabo atwitiye jewe. Nese waretse nkabikubwira byose. No kuvuga uretse niba nakurikiye neza no kuvuga ngo murundi mwaramenyanye murakunda nyuma muraza gutandukanya ujye kuri igitsina. Ntabwo twakundanye biri grave man n'ibintu biraho bisanzwe ubushuti kuba twanahura tukanajyana n'ibintu biri simple. Ndagufata mwararyamanye no byemera uri murumva ubwo nyuma ugeze Gisenyi usanga uratwika. Yego ubona n'uwo mugabo mana bizo ni iremenganya tangiye kugerekeranya ngaho mbwira nagari iremerekeranya. ubwo Murugo umwana n'uwawe rero nyene ikintu uri kumubaza impamvu ibintu bidashoboka je nako ari umwanje nako nakihagana amaraso yanjye ahubwo sinakubaza ngo niba waratwise inda amezi 9 utarambwira ko nwitiye ugubana n'undi mugabo ujyamana nawe ariko arakuzakuza kano kaje kumwana n'undi. Icyambere nanze kubikubwirira niki umugabo yari afite amafaranga niyo nari mukurikiye. Wowe urabizi ko nta kintu wari ufite. Nese urumva nari kure ku mugabo. Nese basi bimbwira tukareba. Nese wonaga je ntago nari kubikubwira ngo abantu kucyano bigoye. Ngo nta kintu nari mfite ku buryo je ntashobora kurera umwana wanjye. Muru ndabizi ko kujya amaraso yanjye na kandi ikindi sinari kubwira umugabo. Sinari kubwira umugabo urabizi ko yanaye ke. Umugabo yaranaye cyagiye umutoragura ubwo umwana wari ubizi ko ari uwa murundi ndaceceka. Nari mbizi ko ari uwa murundi ndaceceka kuko nabonaga igihe cyose twabanye mu nzu ndi kugufasha wari ubizi ko ari wanjye ugaceceka. Namwe mwaduhisha ko uwo mubano mwana nise umuntu twa tuza nyuma y'umwaka sinakubwire umwana amezi 9 yatwite nageze mbonana nawe twe tuzanye nyuma y'umwaka. Nese ubwo umuntu umwaka wose ntarakubwira ngo umeze umwana nago ndi umwana kandi icyo najya n'umwana wanjye yakike nago nakekana amaraso yanjye ariko ni gute umuntu yareka kumbwira ibintu nk'ivyo ubwo no bugogi mara ubwo no bucucu mu rukino cyo nkubwiye cyo umwana n'uwawe umwana n'uwawe pe kandi umbabarira inyuma uruganyuma na nyuma tubonye umwana wawe nyiri cyo nago ari ikibazo kuko mbayeho najya uramwemeye ko ari uwawe. Hari umwana ufite amazi bike igihe kingana gute? Amezi 5. Amezi 5. Araneza tere mubare wanze bo. Kezo nagereza. Kezo asesove gutanye na gabwe gutera. Tere mubare wumva utaze dashanga hari ukwezi bibeshye ugasanga suba. Oya nyine nago nabihakana kubona narabonanye nawe. Wenda ushobora gusanga binahuriramo. Ariko se gute yabana n'umuntu umwaka wose n'umugabo igihe kingana nkuko cy'umwaka wose afite umwana wanjye ese uwo mugabo kano kanya agiye kumfata nk'iki kuki ibintu utabimbwiye mbere yawe nkubwira ati mu mwana wanjye komeza ubane n'uwo mugabo wawe canke se ngwino ubane nanjye man ndanakenya ariko ntabwo nabura icyo kiro cya kawunga cyo kuzatura turi nubwo nakibura nakona ikindi nkakibona icyo cyo kawunga rwa turi ariko ubwo n'ubugoge nose basi aza kuguzi wanje ugita isabimbwira yatinye ubukene nyine azi wanje cyagihagwaye kuki atabimbwira kuki atabimbwira kuki yahisemo kunyira nari nzi kuri mugabo azangarukira akongera kamwe nagendera kugarukira wateganyaga basi babana babiri avuga ati ni mubura nzabona uyu yanze kubahomba mwese ariko icyambere cyo nari nishyizemo ku mwana ari wa murundi kandi wari wavyishizemo igihe kizagera nka ukaza ukambwira ati tura umwana wawe none subo ise wa wundi se wari waramushizeho we biragenda uko biri kose uriya yarabimenye ku mwana atari
ni nayo mpamvu buriya yanaye n'umunsi akagenda kuko nawe sinahise nimba yarabaze igihe nabyariye ko akumva ntibihura ndatekereza ariyo mpamvu yansize rero none ubonye bigucanzura nese ko n'ayandi mahitamo mfite ke n'ayandi mahitamo mfite pe kandi Murundi niwe papa w'umwana wanjye urifuza iki rero nshaka ko dufasha n'umwana wanjye tukagumana ushobora kubana na Murundi Murugo Mwana rebe numva ukagucanga man ubwo nubugoje ese niba oya ntago ari byiza man niba umwana ari wanjye gute yajya kuraraguza n'umwana mugaharara mugahinga ararana n'abagagira ibiki afise ntago nyenye cyane ku buryo amaraso yanjye yajya gupfa nabi nkuko nguko sibyo ariko ntago mu kino ino sana iki nari navuga n'uyu nguyu kano kanya ngaharaje aranyibye turabanye umwana n'uwanjye nakara nabimbwira gusa Imana ishimwe kuba narafite ibyo nagufashije mu gihe wari urwaye ni Imana uriya yabikoreye mwo avuga ati n'amaraso yawe mufashe ukarafasha uriya mwanya n'umwanya uzasanga warifashije kandi ibyo nabitekereza igihe cyose ko nzifasha mu buzima bwanjye none se urukumva ashaka kubafasha ngo mukabana mufashe iki okay fata mikoro zanyu nta mwana ubundi asunaguye ingumura gose nta muntu ukora umwana nyina ese ivyo ngene ubwo se arongera aravanga amujyana yarongera kumujyana muri rigore amatara hari imana twa Muhammad ibaza umuntu agiye akabana n'umugabo sivyo abanye n'umugabo umwaka wose gute wumva ko nubwo twabana ngaha ejo bundi ntajya mava akatazana babagabo mu gihe umva ko nta mafaranga afite yabwiye ngo nawe nta kintu wari ufise umuntu wese agira mind nk'iyo ngiyo wanahava akagenda ngana wende ukabona nk'akaraka k'icyumweru agatazana babagabo n'undi bamuhaye amafaranga ko nta mafaranga afite hakugira ngo ivyo bintu ubikora ufite umwana w'uwanjye uramuma ugende sister wanjye ari ngaha yari muri Kenya namuhamagaje undi akaza akabamfasha tukamurira cese nkanamwohereza i Burundi meri wanjye ari cyari muto uyu mwana yamurira mwana akaba mukuru sivyo ntago rero ngo yaguma nahanga nanjye sivyo ntago umuntu yagenda gahisha ibintu nk'ivyo akagenda kubana n'abagabo anwitiye kuba wende twararyamanye ibyo ndabyibuka cyane singongo byari kujya hanze cenga ibiki n'ibiki ariko nanago byari ibintu biri grave ntago twakunanye bya hatari ngo twari tuzanye nk'inshuti bikarangira mu kikibuka ibyo mwabikoze ariko nyine arabimbwiye ndi no kwisha muri mind nanjye nkumva wenda nta nugo nabyihaka nago nakakara amaraso yanjye ariko nabyo narinze kuba yaragenda nzi ko nyine byarangiye nzi ko umugabo wabana we yamutende babyaraye kunigeza yimbwira na rimwe yaje amari wanjye iminsi ngaha yarabimbwiye kwishira ngaho mwana oya asohoke basi se naguhigeze umwana kura nabi kandi uwo shaka komeza gikuraraguza n'umwana wanjye kujya azi mu bana abana nande ejo nzahavuga gato nsanga yazanye babagabo n'ubundi muzi wanjye yavuze ijambo ngo iki ngo nta mafaranga wari ufise izo mpamvu nanze kubikubwira ujya mugabo namukwicanya amafaranga umwana uremera ujya kumwitira undi muntu atari wowe sivyo kwera amafaranga wa muntu uramubuze kano kanya ubonye kuza kumbwiza ukuri yanditse kuri uwo yanditse kuri sibamenyere se babikora nta wabikoze akagenda agafata amazina yanjye akandikishaho umwana ntanabizi kuko asanzwe amazina yanjye nta ID yanjye afite amazina yanjye akabikora ubwo nungu nibyo yakoze nta kintu tubuvuganisha ngaho umwana usohoke akose kurumaka gasiga umwana wa mushobora ahubwo asongera kumusohoka nanga nyine aramusize uramushobora kumurera mana bagabo uramutekera amata nahari aranywa amata man ibyo nago ibintu bya danje sister wanjye nawe kare hano hirya muri Kenya sister wanjye namuhamagara araza nga muri Kenya hanje bibaye ngombwa ndamuhereza ni Burundi baramufasha ababyeyi banjye ntabwo kurera byoroshye ibyo bintu uri kuvuga ubitekereza kumva se ko ikibondo cyawe cyo umugore kumva umwana wawe ko yicara areba umugore wawe ari karyamana n'abagabo nkuko we sibyo nubona ngo nuruhinja ariko arabibona nuruhinja mana ariko byanga byakundira bibona sibyo agiye kurara muri ugumana he turagumana hano ubwo Imana ishimwe ke Imana ishimwe kuba agize Imana akabimbwira umwana akiri mutoya yaza kumbwira akiri mukuru wenda nagusanga ndihakanye akanwa naso yanjye mugihe ntakuba ntakibasha kwibarira mu mutwe wanjye mva mu rwanya mvishije koko umwana uramuhuje amashireka ya mama kandi mama akiri muzima nta kintu kimwe kindi twavuga umwana umva umuru nago byakunda nago wanwarira umwana ngaho rero usoko ukomeze n'undi wamuraje nago ngenda umuntu ashaka iki nago nabana nawe ke umuntu yamaze umwaka wose tuvugana ntambwire ko umwana nago ngenda nago nawe kumwihakana sibyo nago nakakana amaraso yanjye ibyo tabimbwiye nyine ko se wakoze nawe watinye kubwira umuntu yarabimbwiye ndamwihakana ko se ndaryemera ngo nta mafaranga unari ifisa akumba barira unyumve mu ruoya nago byakunda ariko nago nsiga umwana wanjye turagumana hano ubundi se wari mutunze neza he
usibye kujya kumurara mbese uri kuba hehitete ufite ahantu ho kuba naho kuba mfite ubwo biranze bara ku gasozi se ke naho kuba mfite ase waretse kunjyanira umwana mu rugo kemba barira musohoke amvire mu umuntu mbese yabanye n'umugabo igihe kingana gute afisha ke wamubwiye nanjyanira umwana umwambure mama we yajyamanye n'iyo mugabo inshuro zingahe atwite inda yanjye kuryamana umwana sisi muzima hari yajyamanye n'iyo mugabo igihe kingana gute atwite inda yanjye ke ntago ari bunywarira umwana wamaye umwana wanjye wamushobora wishaka kuri umwana yigeze ambwira ko ntwite ndamubwira ngo byakubwiye nabyo nigeze mubwira ariko nareke kuntwarira umwana gutya ahaguka banga amana nuko nuko waba wibye umwana nibiki waba wibye umwana ntago bavyivugiye ko ari wanjye no si ko wari wabivuze kwitandukana mama we bafashirize hamwe cyangwa se ibyo namufashije yumvaje ibyo by'icyo yamenje ntago cyagaragara udashaka umubana basi mumugera agende basi bashaka par ijambo mu kanwa ngo impamvu ntabikubwiye nuko nta mafaranga ufise kandi uko amafaranga nayabonye se gute se byandi yakora no batabikora tunabana akugira ngo bikora afise umwana wanjye agenda bikore wenyene ibingu nta kintu kimwe azaba arakuze basi wamaye amahirwe yanjye wambara ukamusura babarira ndakwingiza babarira basi oya babarira wambabarira ukanya umwana nyina muri mbabarira ndakwingiza Mbese ntabwo ari bugende mbabarira ndakwingiza mbese basi wanyumvishije basi mu mwana we yigende basi mama amahirwe kuva namaze kumenya ko ari uwanjye sibyo mureke gukinira ku mwana kujya kumujyamaniraho n'abandi bagabo no kujya kumuraza muri rwo ntabwo bigikunda kandi ntabwo yazi iwanjye umuntu agifite mande kuvuga ngo ndakenye sibyo agifite mande kuvuga ngo ndakenye niyo mpamvu gatabimbwiye ntabwo yazi iwanjye n'ubundi nshobora kuhava gato ngasanga yazanye abagabo uyu nta kintu kimwe azaba ndakwingiza wambabariye basi dekuraho ibibazo watumye ahura ibintu wagiye umwereka ngo wakurikiranye wa muganga gafite amafaranga ntwite amezi 9 ukabana n'uya mugabo ntwitiye ariko uko kujyamana nawe utwite inda yanjye umwana wanjye ukajya kubana ko baryamanaga babanye bwaje kubana kandi yavuze ko yamukurikiye amafaranga babanaga n'amafaranga atari kubera ko bajyamana kemba barire musohoke uyemba barire mbwire uratwara umwana akusimuro urimo gukinisha umwana uri gukinisha kurera niba utekereza ko mama yo kumurera byamunaniye urumva ko uzabishobora kumurugire ko imikino umwana imikino ni mibi fata ikapu byanyu cyo ndete hanze imikino ni mibi mu rugo ese mu ruwamba ese wafasha basi se mfate tujyane mu rugo ugenda he murutanga umwana agiye kubana n'umugabo imyaka 9 nako amezi 9 ntanambwire ko inda twitari yanjye basi geneye gupfa mvuga ati wenda yaba ari gena bigizemo mvuga ati nawe urabona ko nta kintu mfite jijisho bana n'uyu mugabo ntari umwana ndamuzirikana ko ari wanjye nigeze ambwira na kimwe sibyo barabanye amezi 9 bari kujyamana agiye gukomeza ikosa ko no kuvuga ngo impamvu ngatabimwe nuko nta mafaranga nari mfise niryo kusako nago amaraso yanjye nago cyese simbayeho nago ari kugico ndiye ubwo basanze nyine hari icyo ufite ubu nakize se ikintu nagezeho kano n'ubundi ibyo mayinda afite n'uriza muri mayinda ugenda ubikore ku giti cyawe wenyine umwana wanjye nguyu warananyibye byo kunyazo ndabiguhebeye kuko numvise ko nibyo watwaye wari ufise umwana wanjye ubwo niwe wafashije ese mu ruwawe nyumvishije ko none ni ushaka kubimfashamo dusohoke tugende usigarane umwana ntago ndi butarize nijoro kamamagara ngo nze mukonye wowe ndabyihore ndahamagara n'abandi n'abantu b'amamaso tuzaye inshuti uko no guhohotera umwana muhohotera se n'uwanjye umwana wakeneye no kubimushirika kandi mama warahari zibura afata undi mwanzuro wambabari ugakingura igipangu ke wambabari ukamunsabira imbabazi ngaho uri muguma aho hanze oya maro kanubwiza ukuri genda guma wajya mu nzu wagira sinshyigikiye kuba utwaye umwana umukuye kuri nyina pe simbishyigikiye umwana ni mutoya hari undi mwanzuro hari undi mwanzuro mwagafashe mwabitekerejeho apana gutwara umwana gutyo teta wisemo gutanga umwana seke kuko ko umwana wanjye ndamusiga ese basi ntago wamunyengenge hari uko ntagize icyo nzi cyo ntago murundi yashobora ya mwana nese umwana wanjye urabona adahita arwara bwaki amata se ubu yayaguze se ryari muro amata yaguze bidorosi yaguze iki ntago biri bukimukire hano rwose njye ntago ndi bubyemere keretse natari busohoke mu nzu basi ndarara ku muryango wiwe tube tumurindiriye igihe cyose genda va hano menye murundi agura amata
muzane azane amadivuro tureka twamutaye nta kibazo reka nicare ndamwitegereje irindiriye